niyo mvuze ngo ububuno uzi icyo bita ububuno na ububuno bisobanuye ubungubu na mu cyongereza ububuno ibi ndago byabagaho kera bije ububuno mfite n'indirimbo yitwa ububuno imaze iminsi isohotse cyashye indirimbo yanjye cyashye yitwa ububuno harimo message bahimbaga ko u Rwanda rufite amazu meza imihanda myiza ko bitabagaho kera ko ahubwo byaje ububuno so n'ibindi byinshi cyane abantu bagomba kubyumva kuko turashaka kumenyekanisha urwo rurimi kuko n'ururimi abasaza badusigiye. Iyi ni Ibishya TV. Chef watangira utwibwira. Honda ndambara ya nderugoba hondayo ndambara ya nderugoba hiyarinze Kagame zandinda ndambara ya nderugo hoya ndambara ya man umutima gwanjye gwashwanyukiwe mugwawe niyo mbavu baby njyewe mba ngubwiza ukuri. This is Ndandambara Eco Speed from Rubavu Bugoyi, Kigali to Bugoyi. Yeah, this is Kigoyi style Afrobeat. Simba mumeze neza men, turi kumwe na Ibishya TV. Ibishya TV. Thank you. Hanyuma usibye kuba abantu barakumenye ku mazina ya Ndandambara, ubusanzwe amazina yawe bwite na yahe? Ubusanzwe amazina ni Nsabimana Leonard, cyangwa se imbere banyitaga Train Eco Speed. Maze gukora Ndandambara indirimbo y'amajeze Excellence Paul Kagame muri 2017. Nigo abaturage n'abayobozi bagiye batandukanye bose Ndandambara mutanguraho Train shiraho Ndandambara Eco Speed ari naryo zina nkoresha kuri social media. Hanyuma Kigoyi style yajite? Kigoyi style nikavukiye Kigoyi ni ururimi rw'abasaza, n'ururimi rw'abasogokuru, n'ururimi rw'abamuyomba, n'ururimi rw'abantu benshi batandukanye bo mu miryango, ndetse n'ururimi rwa hano Rubavu, n'ururimi kavukire rw'Rubavu. Niyo mpamvu turi kuririmba Ikigoyi kugira ngo turumenyekanishe ku ruhando mpuzamahanga, ndetse mu Rwanda bo bamaze kurumenya cyane. Reba yuko n'indirimbo Ndandambara kunzwe n'umukuru w'igihugu muri 2017, ndetse abanyarwanda bose bakayumva ndetse ikagira no hanze y'igihugu. So Ikigoyi rero ni ururimi rwacu tugomba kukimenyekanisha hano mu Rwanda ndetse no hanze yaho. Ntabwo ujya uhura n'impungenge ko indirimbo zawe ubutumwa burimo hari abantu batabwumva neza kuko abantu bose batumva Ikigoyi? Ntabwo bishoboka kuko ni Ikinyarwanda. Ikigoyi ni Ikinyarwanda kandi cyumvikana. Nimba mvuze indama abantu baramenya ko mvuze intama, sibyo? Niba mvuze inga abantu baramenya ko mvuze inga. Niba mvuze ngo ububuno uzi icyo bita ububuno? Ububuno bisobanuye ubungubu na mu cyongereza. Ububuno ibi ndago byabagaho kera bije ububuno. Mfite n'indirimbo yitwa ububuno imaze iminsi isohotse cyashye indirimbo yanjye cyashye yitwa ububuno harimo message bahimbaga ko u Rwanda rufite amazu meza imihanda myiza ko bitabagaho kera ko ahubwo byaje ububuno. So n'ibindi byinshi cyane abantu bagomba kubyumva kuko turashaka kumenyekanisha urwo rurimi kuko n'ururimi abasaza badusigiye. Hanyuma indirimbo Ndandambara yagukuye ku ruhe rwego ikugeza he? Indirimbo Ndandambara byamaze kumenyekana, ugiye kuri social media wabona aho urwego yamvanye n'urwego yangejejeho. Indirimbo Ndandambara urumva niba nicara kuri televiziyo nkareba mu Bubiligi bari gukina indirimbo yanjye, niba nicara nkareba ahantu president yagiye hanze y'igihugu bari gukina indirimbo yanjye, niba nicara nkareba n'aba diaspora baba hanze bari gukina indirimbo yanjye, bari kuririmba indirimbo yanjye. Nawe urarwumvira urwego, n'urwego ruri hejuru cyane, n'urwego ruri hejuru vraiment, by'umwihariko ku mukuru w'igihugu ni ibintu byagaragaye. So nago navuga ko ari urwego ruri hasi cyane, urwego ruri hejuru. Hanyuma mu rwego rwa muzika birumvikana ko warakoze hit ikamenyekana, wavuye he ugera mu bigendanye na music? Icyo navuga nuko aho navuye nuko nagize connaissance ndatekereza neza unabajije n'umuhanzi w'i Kigali cyangwa umuhanzi wo handi ukomeye utari w'i Kigali ukamubaza umuntu utwa Ndandambara, cyangwa ukabaza umuturage wese wabona mu muhanda ukamubaza wabuze umuntu utwa Ndandambara, ashobora kuba atarambonye ariko yaranyumvishe, ariko yakuvugira ko azi ijambo Ndandambara. Bigaragara yuko indirimbo Ndandambara cyangwa urwego yagejejeho ni urwego yamaye connaissance mu gihugu cyose
aho njya gukomanga bati ndi ndandambara bagahita banyakira kuko bagahita banamenya kwa bagahita banamara serivisi. So urugero nakora indirimbo na Bulldog, kwibwira Bulldog ntabwo yangoye kuko yari kungora wenda yasanga ndi umuhanzi ukizamuka wo hasi utazwi, mfite indirimbo nawe muzana mumaze ntabwo yangoye kuko yari azi izina ryanjye aho rigeze muri iki gihugu muri entertainment ya muzika nyarwanda. Nuko izo indirimbo ndandambara yampaye connaissance iri ku rwego rwo hejuru. Ubundi igitekerezo cya ndandambara ugitangira kwandika idea yavuye he? Idea murabizi ko indirimbo ari indirimbo yaterwaga mu mashi mu rusengero. Indirimbo yaterwaga mu mashi mu rusengero, abaririmbyi yarinze Daniel, yarinze Gideon, ariko abarokore bakaba batarayisohoye muri studio, nabo bateraga chorus gusa mu mashi. Njyewe rero naje gufata iyo ndirimbo ko nanjye naririmbaga muri korali, ni indirimbo twateraga no mu bintu by'amasengesho cyane, mu byumba by'amasengesho. Njyewe mvana igitorezo aho ngo mu rusengero aho naririmbaga, aho nayoboraga korali, mpita ndirimbo mukuru w'igihugu, mpita mbihuza na campaign twarimo, aho naririmbye ati ndabwo mfite bwo gutora kugira ngo nanjye message ku bantu nyine batekereza u Rwanda uko rutari. So naje gukora iyo ndirimbo rero kugira ngo iyo ndirimbo ikore iki, iyo ndirimbo izifashishwe muri campaign yizishigikire umukuru w'igihugu. Abo batekereza u Rwanda uko rutari wabwiraga ni bandi? Nawo wabibwira. Nose wibwira yuko u Rwanda ntabanzi rufite. Ni ibintu bizwi. Ariko uko byagenda kose abanyarwanda nitwe twimenyera ibyacu, you understand, nitwe tumenye ibyiza byacu. So niyo mpamvu nababwiye, ntabwo nakugira ngo nabwire runaka, uzi wese yuko ari umwanzi w'u Rwanda cyangwa nuzi wese uko yatekereza guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Naririmbye ndishira muri engineer mbagira ko twebwe ndandambara dutera ubwoba, dufite abanyarwanda dufatanyije, dushize hamwe nkuko tubikora. Murabibona mu miganda, murabibona mu bikorwa bigiye bitandukanye. So navuga nari ati ndandambara dutera ubwoba, duhuje imbaraga, ko mfite version narindi ati yarinze u Rwanda rwacu. So naje kurimba umukuru w'igihugu kugira ngo indirimbo zamushyigikire, kugira ngo nawe azongere nyina tuyobore muri kirangiye tumwamamaza. Indirimbo iza gukora amateka, ntabwo ko yaje gukora amabara. Mwarabibonye my friend, yaje gukora amabara. Hanyuma umuntu utazi ndambara mu magambo make, ndambara ni muntu ki mu magambo make? Ndambara ni umusore uri simple, ni umuntu utirata, ni umuntu uca bugufi, ariko ushatse kunyigira umuntu wa danger nanjye nkwigira wa danger, ariko mu busanzwe ntabwo nigira wa danger, ca bugufi, abantu bose ndabubaha, kandi umuntu mu agaciro, ndi umuntu uha umuntu agaciro, kandi nkakunda n'igihugu cyanjye. Apari y'umuziki cyangwa se ibikorwa bya muzika, ubundi ukora iki? Nsanzwe ndamamaza bazabaza abashinwa b'i Kigali, Tekino, Phoenix, Itel, ndamamariza Musanze, Rubavu ndetse na za Kibuye, ndetse iyo bari ngombwa njya no mu mujyi wa Kigali. So akaze ibintu bibeshejeho ni umuziki no kwamamaza. Ubaje umuntu ucuranga igisope hano muri Rubavu bakubwira ati ni ndandambara, kubita umuziki amasaha 6 ukava muri sare wahungabanya. Ndandambara yavukiye muri Bugoyi, atuye hehe? Ndandambara avukiye muri Bugoyi ahantu bita mu Byahi, hafi ya ahantu bita kuri Buhuru. Buhuru ya mbere ya kabiri ya hano kuri Buhuru, hano hafi ahantu bita muri quartier ya Ngugo, hano mu Bugoyi neza, nahantu bavuga ikigoyi cya ndani. Aho none avukiye, urenze stade Muganda gato igakomeza hirya ku isoko kuri Buhuru, mu quartier y'Abaneo, ahantu bita muri quartier Ngugo. Aho none avukiye mu Bugoyi, n'abasaza ni naho famille yanjye iba. Niho navukiye hano mu Bugoyi i Rubavu, Gisenyi, ahantu bita mu Byahi. Ndandambara numvise uvuga ibyongereza byinshi, mwize amashuri yahe, mwiga hehe? Ngewe icyongereza ndacyumva, ariko ikintu nzi ni igifaransa kuko nize muri France. Nize amashuri 8 muri secondaire, ko nize imyaka 4 muri secondaire, niga n'indi ne secondaire isanzwe, niga umwaka umwe muri comptabilité, ndetse mvamo njya kwiga ubuvuzi, mfata imyaka 4 y'igiforomo. Kunde abantu burandi n'umuganga. Umwuga w'ubuganga nawe urawukora? Mbonye nagiye mu ngikunze, ariko kuko nabonye inyungu ziri mu muziki cyane. Umuziki buno niwumbe nararangije, ariko umuziki niwumbeshejeho kurusha ikiganga. Ubuforomo mwabwize muri Kongo, mwabwize mu Rwanda? Cyangwa nta dokima zo muri Kongo? Ntabwo bararangiza bakabona akazi. Nanjye nararangije, ariko nyisanga ndi mu muziki, nkuko no kwishina nakoraga umuziki.
mbona ari impano yanjye, ariko ibisanzwe nize ubuvuzi, nize igiforoma. Hanyuma twagira ngo tugaruke ku myidagaduro hano muri Rubavu. Hari ni gute wasobanura isura ya entertainment hano mu mujyi wa Rubavu uko ihagaze? Iri hasi cyane, iri hasi, binagaragara n'amaso y'abantu, iri hasi. Impamvu yase sinzi niba navuga ari uko wenda niba ari uko wenda Rubavu idafite icyo bita itari capital. So entertainment y'Rubavu ntabwo iri ku rwego rw'hejuru, gusa hari impano zikakaye cyane, murabizi. n'abatuye hanze y'akarere, batuye mu gihugu bazi ko Rubavu ari akarere kagira impano zigiye zitandukanye. Muza abakinnyi b'umupira bakomeye babishi bavana, n'abakinnyi bari ku rutonde 5 ba mbere mu Rwanda n'abakomoka Rubavu. Hari n'abahanzi b'i Rubavu bazwi, so bazwi muri Kigali. So navuga ko entertainment ntabwo iri hejuru, kabisa, ntabwo narivugira. Entertainment y'Rubavu iri hasi, usanga bagutumira mu bitaramo, urumva aho kugira ngo baguhereze amafaranga agutunze bo bakayirira. Gusa urumva umuziki wazamukira, ariko umunyakigali araguhamagara bati ndamuhamagara namutera 200,000 akaguha agaciro. Umunyarubavu ajya akubwira turajya kuri stage akanagucuruza ukaririmbira ubuntu. Icyo gice cyonyine kituma bajya hasi. Icyo kibazo araho wahuye nacyo? Nahuye nacyo kenshi cyane. Cyangwa hari ingero ufite z'abantu babashe gutegura ibintu? Nacyo kenshi banumiraga bakambye ati turaguhemba, nahagera bakambye amafaranga, cyangwa bakambye ati turavugana urangije guperforma, bikarangira na 5 bamaye kandi nabakoreye naririmbye nashimishije abantu. Gusa ubu ngubu nabo muzababaze, ntabwo muza amazina, ntabwo bapfa kumamagara uko yiboneye. Biraza umuntu umamagara n'umuntu nzi, umuntu uzi imiti yanjye kuri stage, nta muntu ujya upfa kumbwira kumamagara uko yishakiye, kuko namaze guhako gatoto, naragahaza. Wacanga Rubavu naragahaza. Wahaza gaki? Nahaza gatoto kukunumira bakangurisha ari nkaririmbe nkari. Niyo mvuze ngo ububuno, uzi icyo bita ububuno? Ububuno bisobanuye ubungubu mu Cyongereza. Ububuno ibintu ndago byabagaho kera bije ububuno. Mfite n'indirimbo yitwa Ububuno imaze iminsi isohotse, cyashye indirimbo yanjye cyashye yitwa Ububuno, harimo message bahimbaga ko u Rwanda rufite amazu meza, imihanda myiza, ko bitabagaho kera ko ahubwo byaje ububuno. So n'ibindi byinshi cyane abantu bagomba kubyumva, kuko turashaka kumenyekanisha urwo rurimi, kuko n'ururimi abasaza badusigiye.